Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba TKAB Rwanda, aka kanya tugiye kwiga uko wakora raporo ukoresheje application bita Google Docs. Ni iyi ngiyi ushobora kwandika dos.google.com. Ni ukuvuga ngo iyi application ushobora kuyikoreramo raporo yawe ikaba ari raporo imeze neza, wayikoreramo CV ndetse n'indi nyandiko. Mu mwanya twakoze video ibereka uko wakora sinyatire cyangwa umukono twarebye ni uwo gushyira muri dokima wakoreye muri application. Noneho tugiye kureba uko wakora raporo, turaza dukande kuri application. Nitumara kuyikandaho turaza dukanda hari ikimenyetso cyo guteranya munsi, handitse new word file. Tumara kuhakanda tuze twandike. Nitujya kwandika urabona hejuru, ibi bya hejuru reka mbiretse tuzabigarukaho, ahubwo tuze hano munsi hari bold, kwandika muri bold, hari ukwandika muri italique do. Urabona uko biba bimeze, ni ukwandika ibintu bimeze nk'aho biberamye. Noneho hari no kwandika muri iyi nyuguti ya U ubona munsi hari akarongo, ni ukwandika ibintu bikaza biciyeho akarongo. Urabona ko ari ibintu byiza, urumva ntibikiri ngombwa ko ukenera umuntu ukwandikira raporo, ntabwo bikiri ngombwa rwose. Raporo nawe wayikorera kuva utangiye kugeza ku musozo. Urugero ko kwandike ngo, ariko duciyeho umurongo, raporo y'isomo. Urabona iyi ni raporo y'isomo, niko tuyitangiye, nawe wayitangira bitewe na raporo iyo ariyo. Uraza ugahita ukanda kuri aka kamenyetso muza kuri keyboard kwandikira, ahantu hari imibare, akabazo gatangirwa n'imibare, noneho ujye ku mpera, aha aba ari uko kumanuka ugiye gutangira undi murongo. Ngira ngo muri kubibona neza. Noneho ndagira ngo mbereke, narindi kubereka uko wandika raporo. Urabona raporo y'isomo nabyanditse, gukora content y'ikoranabuhanga no kwigisha abantu binyuze kuri YouTube. Urabona noneho uhita wandika introduction cyangwa intangiriro ya raporo yawe. Urugero ukavuga nyine iyi raporo igaragaza ibikorwa byakozwe, mu gikorwa nyine wowe ugambiriye gukora ukabigaragaza. Urabona kwebwe hano kwaranditse ngo iyi raporo igaragaza ibikorwa byakozwe mu isomo rya mbere rigamije gutegura no gutanga amasomo y'ikoranabuhanga hifashishijwe content zitandukanye za video zashyizwe kuri YouTube channel TKAB Rwanda. Ubwo rero ugashyiraho intego nyamukuru yari ugufasha abantu gusobanukirwa ikoreshwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi, binyuze mu masomo atandukanye atanzwe mu bihe binyuranye. Ugahita ushyiraho ibyakozwe nk'uko bisanzwe muri raporo, ugaragaza ibyakozwe ni cya gice kwita body. Mu byakozwe aha niho uzaza ukavuga ati twakoze content n'izi A, B, ukavuga ibyari biri muri izo content.
urumva ari umukoresha wawe ugiye guha raporo, ubwo nabwo uri kumva uko wabikora. Urabona twebwe twashatse gukora raporo hose igiye iciyeho imirongo, ariko ntabwo aba ari ngombwa, so ngira ngo uraba ubibona neza. Biba byiza nyine iyo wagiye uca imirongo ahantu ha ngombwa h'ibanze, ariko ngewe nagiraga nkwereke ko ushobora gukora raporo ukoresheje iyi application. So igice cya kabiri tuzaba turi kwiga uko wakora raporo, noneho ugashyiramo sinyatire, ugashyiramo amafoto muri raporo yawe wakoze, akaba ari raporo imeze neza cyane. Urabona aha ni mu mwanzuro, umwanzuro uraza ukavuga mu isomo rya mbere hakozwe kontenti zitandukanye z'ingenzi, ibintu nk'ibyo. Gusa icyo nagiraga ngo nkubwire ni uko mo hano muri application ushobora kuhakorera raporo. Urabona tugeze ku gice cya sinyatire, aha ngaha umuntu ashobora gushyiraho amazina ye, so izina wenda sinshaka kuza gucaho umurongo, kanze iyi mwabonye cyangwa ndayikandaho kugira hataza kuzaho umurongo. Urabona ko birakora, nanditse kandi nta murongo uriho, kandi ahandi hose mwari mwagiye mubona ko uriho. Aha ngaha turaza tugashyiraho itariki, ariko reka mbyihorere iby'itariki tuzabikora muri videwo itaha, turi gushyiraho na sinyatire. Urabona icya mbere ni tayito ya raporo, kuvuga ngo raporo y'isomo runaka, gukora ukavuga nyine muri make ugahita utangira. Mbega raporo igirwa n'intangiriro, ikagirwa n'ibikorwa aribyo bita body. Aha muri body niho uza ukavuga ibintu byinshi, urugero urabona A, kontenti zijyanye na WhatsApp, B, kontenti zijyanye na Google Docs, ukaza ugashyiraho C. Urabona ko twavuze ngo kontenti zijyanye na smartphone. So urabona kwa jedi tuvuga kontenti zijyanye na Google Service. Urabona ni ibintu binyuranye. Nawe rero ugiye gukora raporo bitewe n'icyiciro ukoramo, uzakoresha iyi template ariko uyikoreshe bijyanye n'aho ukora. Urabona noneho hari aho ugera ukagaragaza ibisubizo, ibikorwa wakoze byamaze iki umumaro. Aha niho kwiza ibisubizo, cyangwa noneho nyuma hari igice cy'imbogamizi. Aha ngaha wari kuza wenda ugahita wandika imbogamizi. So ndabashimiye mwebwe twabanye kuri TechAB Rwanda, njye ndi Ami Byiringiro. Twongere duhure mu gice gitaha, kwiga gushyira amafoto muri raporo, kwiga gushyira umukono kuri raporo. Ciao ciao, mwibuke gukora subscribe, mukande like, muduhe comment muri comment section. Kandi iyo umaze gukora raporo, murabona aha ibumoso iva ihari, urayikandaho gutya, ubundi uze ube wagira gutya ubishyire muri Google Drive cyangwa muri device, ntacyo bikwaye. Nitugaruka tuzahita tuyifungura dukomerezeho. Ngira ngo mwabibonye naho mu isomo ritaha.